Wakibaza uburyo umukobwa abaye umushumba waragiye inka akotsa runonko imvura ikamunyagira yaje kuvamo umukinnyi mwiza wa filimi. Nanjye ubwo ninjiraga muri Kigali naciye kuri Convention Center bamereza akantu ko kunywa ngenda nembera muri Kigali manuka hitwa Downtown, maje kugera hitwa Downtown naje kubona umukobwa mwiza muremure ushinguye mbajije izina bambwira ko yitwa Nyambo Jessica. Iyi ni Hozo TV, nyemerera gatoya mubwire iby'umukobwa ibitangazamakuru byaranditse abasore baravuze, nanjye reka nongere hayanjye mubwire inkomoko ye, akomoka he, avuka he. Subscribe nze tubane. Nkuko nabikubwiye amazina ye ni Nyambo Jessica, avuka mu Rwanda Iburasirazuba mu karere ka Kirehe. Nyambo Jessica yakuze ari umushumba bitewe n'uko iwabo bari bafite ishyo ry'inka, cyane ko n'ubu ngubu ari abatunzi. Biza kurangira umwana w'umukobwa yisanze ari umushumba, imvura yaramunyagiraga, kurya bikaba ari ikibazo nk'uko abashumba bikunda kubagora, ari nabyo byatumaga yotsa runonko cyane cyane y'ibijumba. Uyu mukobwa Nyambo Jessica aho yigaga i Kirehe muri primaire yari umwana ukunda gusakuza mu ishuri, uderanja, ibyo ngibyo bikaba byaranatumaga abarimu bakunda kumukubita. Yaje gukomeza aza kuva aho ngaho i Kirehe yerekeza mu karere ka Rusizi. Nta kindi yari agiye gukora, yari agiye gukomereza amashuri yiwe i Rusizi. Agezeyo yaje kwisanga muri segonderi senior 1, senior 2, senior 3 aho ngaho i Rusizi. Yisanze ari umwana ukina umupira w'amaguru wa football. Mu kigo yatangiye kuba icyamamare, yaje gukomeza akina umupira w'amaguru, aza kumenyekana mu kigo, gusa ntabwo yaje kubitindamo. Yaje kwinjira muri handball, ajya gukina umupira bakina bakoresheje amaboko, gusa na handball ntiyaje kuyitindamo, ahubwo yaje guhita yigira muri volleyball arayikina. Gusa avuga yuko umukino yakinnye yakunze cyane ari uwa handball, niwo mukino yakunze by'umwihariko mu izamuka rye. Nyuma y'uko yaje kuva Rusizi yaje kwerekeza Kayonza, aba ari ajya gukomereza amashuri yiwe ya A level, cyangwa kuva ku mwaka wa 4, uwa 5 ndetse n'uwa 6 aba ari hasoreza. Nyambo Jessica amaze gusoza ntabwo yigeze yicara, ahubwo yaratekereje ashaka ikintu yakora. Nta kindi yaje gusanga, yaje kwisanga ari muri resitora aho yakoreraga 1,000 ku munsi. Nyambo Jessica atangira urugendo rw'ubuzima rwo hanze gutyo. Bamuhembaga 1,000 ku munsi, umunsi ku wundi, gusa aya mafaranga ngo nta kintu yamumariraga kuko bayamuhaga buri munsi uko yakoze, bigatuma atabasha kuyakontorora neza n'ayazigame neza, akayamanaginga nabi, bikarangira n'ubundi ukwezi kurangiye yarayamazemo. Yakomeje ubuzima bwo muri resitora, nyuma aza kubivamo aza kwerekeza i Kigali. Ageze i Kigali yaje guhura n'umukobwa witwa Asia, mwamenye nka Rosine mu ntare y'ingore, kuri ubu muzi nka Asia. Yamufashe akaboko aramubwira uti, ese Nyambo Jessica ko nkuzi, ko twakoranye, ko twanyuranye mu buzima bwinshi, ese ntabwo washobora gukina ibintu bijyanye n'amakinamico, ibintu bijyanye na sinema? Nyambo Jessica yari afite ubwoba yumva atabibasha, gusa yishyiramo ikintu cy'icyizere aravuga uti reka ngerageze ndebe. Nyambo Jessica bwa mbere bamutunga kamera yavuze yuko yari afite ubwoba, yumvaga atazi ibyo arimo arabona, gusa baramubwiye uti iyumve nk'aho hari umuntu muri kumwe cyangwa mugiye kuganira nta kamera ikuri imbere. Nyambo Jessica yaje kubikora, biza kumuhira. Nyambo Jessica byarangiye kugeza kuri ubu ngubu
ari umukinnyi nyarwanda ukina amafilimi w'ikimenya bose, ukunzwe na benshi mu Rwanda, abamama, abana, abasore, abagabo bakunda filimi ze. Nyambo Jessica akina mu Muturanyi, muri Keramani, The Massage kuri channel ya Nyambo ari nayo yiwe. Nyambo Jessica icyamamare, umukinnyi wa filimi. Hozaho TV, kanda subscribe tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi bitandukanye, umenye amakuru meza menshi ashimishije aryoheye amatwi. Njye wumvaga ndi Hozaho, Michael Faraday, James Kirek, Maxwell, Emiwizi, Eiza, Gilbert, Nyawe, Nyagatare. We love you so much. Kanda subscribe.